umuzi w'ubuzima. Nuko aratubwira ati bana banjye, umunsi wa none nimwe hakuzarira, ejo hazaza muzarira. Nguhaye ikaze muri iyi video ugiye kugaruka ku buryo 10 wagaragazamo ko wiyubaha. Buri muntu wese aba akeneye kubahwa n'abandi, ariko nk'uko bimenyerewe nta muntu wakubaha utiyubaha. Ni iki bisaba kugira ngo ugaragare nk'umuntu wiyubaha? Dore uburyo 10 abantu bashakamo icyubahiro cyabo, abandi nabo bakabubaha bakurikije uko biyubaha bo ubwabo. Icya mbere, ntugahanga amaso umuntu utayaguhanze. Kwirinda kureba umuntu utakureba bisobanuye ko udakwiriye kwita ku bintu by'abandi batakwitayeho, wibaza uko baraye nuko baramutse kandi ubibona ko badakeneye kumenya ibyawe. Ibi wabikorera abana bawe kandi b'ibitambambuga, kuko ari bo baba bakeneye kwerekwa ko bitaweho kuruta uko babikora. Bigendanye kandi no kutitegereza abantu bakunyuraho mu muhanda ngo ukabye. Abakiri bato nibo bibaho kenshi, umusore yatambuka umukobwa akamukurikiza amaso, kandi abasore nabo nuko, ndetse bivuga ko bahindukira cyane kurusha abakobwa. Iyo umukobwa banyuzeho, abenshi muri bo bamwitegereza cyane birenze bikenewe. Ibi bigaragara nko kutiyubaha, byaba bikozwe n'umukobwa cyangwa umuhungu, ndetse n'undi uwo ari we wese ureba umuntu utamureba, muri make utamwitayeho. Icya kabiri, ntugasabirize. Gusaba ubufasha bitandukanye no gusabiriza. Gusabiriza bituruka ku kwigira umunebwe inshuro nyinshi, ukaba wumva ko uzajya uhabwa icyo ushatse utavunitse. Akenshi iyo usabye ikintu umuntu kandi bigaragara ko ntacyo ukora ngo uhe icyo usaba, biba bigaragaza ko usabiriza. Niba uhora usaba amafaranga cyangwa usaba ikindi kintu, wakaba uri mu bikorwa bigaragaza ko uri mu nzira zo gushaka ibyawe. Ni byiza guhabwa ubufasha kenshi, ariko ukabuhabwa ugamije kutongera kubusaba. Ugasaba ubufasha ugamije kugira icyo ugeraho ku buryo abandi ari wowe bazasaba. Icya gatatu, ntukavuge byinshi biruta ibyo ubwirwa. Muri make, gabanya ibyo uvuga. Umuntu yemerewe kuvuga byinshi mu gihe biri ngombwa cyangwa bisabwe. Si byiza kubaganira n'umuntu ngo umubwire ibintu biruta ibyo yakubwira cyangwa ibyo akubwira. Hari ubwo yaba ari inshuti ikeneye inama zawe, cyangwa ari inkuru runaka uri kubara, cyangwa se wenda hari amasomo uri gutanga. Icyo gihe wemerewe kuvuga byinshi biruta ibyo wumva. Gusa biba biteje akaga iyo umaze igihe kinini wivugaho, nubwo waba uvuga intsinzi zawe cyangwa ibyago wahuye nabyo mu gihe uganira n'abandi. Ibiganiro byawe ntibikarangwemo kenshi no kwibanda ku byo wagezeho n'uburyo wakoresheje ngo bigereho, kandi nabwo ntukavuge cyane ibyago wahuye nabyo nuko byagenze ngo bikugereho. Ibyo ni ibintu uvuga ubibajijwe, kandi mu kubivuga si byiza ko bivuga byose uko byakabaye. Si byiza kumara igihe kinini uvuga uko ubayeho n'ibyo uteganya, uko iwawe mumeze, ibyo mukunda n'ibyo mwanga, ibyo ukora buri munsi n'ibindi. Ibyo ngibyo si ibyo kubwira abandi, keretse hari ubikubajije. Ni kimwe no kuvuga ibyo uteganya imbere. Si byiza kuvuga imishinga yawe y'ahazaza, cyangwa ngo uvuge aho wasabye akazi, aho uteganya kugasaba, ibyo uzagura n'ibindi, keretse ubibajijwe n'umuntu ukwiriye kubimenya. Icya kane, abantu nibagusuzugura uzabavemo ako kanya. Umuntu uzagusuzugura uwo ari we wese uzahita umuhunga. Ibi ahanini uzabikurikiza mu gihe uganira n'abandi, ukabona ibitekerezo byawe babiciye amazi. Ntuzagume hagati yabo, uzahite wigendera. Nanone mu gihe uzi ko itsinda runaka ari gusuzugura, ntukagendane naryo cyangwa ngo urihe igihe cyawe. Abaririmo baba bagufata nk'ufite ubwenge buke cyangwa nk'umuntu uciriritse, kuko burya biragorana ko umuntu ugufata nk'umunyabwenge agusuzugura. Ahantu hamwe na hamwe wemerewe gusuzugurwa ukahaguma, ni mu gihe uzi ko kwemera gusuzugurwa kwawe birakugeza ku cyo ushaka, gusa nyuma yo kukibona ntukahatinde. Kandi kukibura biramutse bitarica ubuzima bwawe, wanakireka ukigendera. Niba sohoje agusuzugura, ukwiriye kubyihanganira wenda, ariko ukirinda agasuzugura ushaka ikindi wakora kandi kidatuma wumva gusuzuguritse. Ibi ariko naho bihuriye no kuba ukora akazi abandi babona ko gaciriritse. Niba bo mugakorana bakwishimira kandi kakaba kaguha ibyo ukeneye, ntuzite kuba ku ruhande bagusuzugura kubera ko, ahubwo uzaca agasuzuguro abo bantu biceho. Icya gatanu, ntukarye byinshi by'abandi biruta ibyawe barya. Ntukishimire ko inshuti zawe zikugurira buri gihe uko mwatembereye cyangwa mwasohotse, nubwo yaba ari umukunzi wawe. Niba abantu bakwitaho kenshi, nawe ujye ubitaho. Niba bakugurira kenshi, nawe unyuzemo bagurira ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya. Uretse kuba wiyubashye muri ako kanya, ubu niyubahishije mu minsi izaza, kuko nubwo mwatandukana, ntibazagenda bavuga ko baguhaye ibyabo. Mu gihe wumva ko utazabona uburyo bwo kugaburira abakugaburira nibura inshuro imwe muri enye babikoramo, icyiza ni uko wareka gukomeza kugaburirwa nabo. Umugabo wawe, umugore wawe cyangwa undi muntu ukorera,
nibo bonyine bemerewe kuguha ibyo kurya biruta ibyo wabaha, kuko akenshi babikora nk'inshingano. Ariko nabwo ubishoboye wajya unyuzamo nabo ukabaha ibyo kurya biguturutseho. Ubwo birumvikana ko haba mu byo kurya no mu byo kunywa udakwiriye kwakira byinshi biruta ibyo utanga ku muntu utagufite mu nshingano. Icya gatandatu, gabanya uko usura abantu. Niba umuntu umusurana ni byiza ko mubikomeza. Icyakora si byiza gusura umuntu inshuro ziruta za gusura. Gusura umuntu bivuzwa aha ni ukuba waha umuntu igihe cyawe ngo mube muri kumwe nta kindi mugamije. Aramutse ari umuntu ugiye ugamije ko agufashiriza aho atuye kuko ari byo mwahisemo, ibyo ntibiba bikitwa gusura. Mu gihe cyose uzasura umuntu inshuro nyinshi kandi watajya gusura, yanagusura bikaba rimwe na rimwe kandi wenda ari nko kwikiza, menya ko uri kwisuzuguza. Icya karindwi, ishakemo ibyishimo. Ntugashakire ibyishimo ku bandi. Niba umuntu akubabaje ujye ubirenga, ukomeze kugaragaza akanyamuneza. Nta kintu gisuzuguritse nko kubona umuntu aguhemukira akanabona ko byakubabaje. Kubabara ni ngombwa, ariko ugomba kubyimenyera. Jya wishakamo ibyishimo kandi uharanire ko uwakubabaje amenya ko wishimye. Jya ukora ibishoboka byose uhora ukeye mu maso, isura idakanyarajwe n'uburakari, kuko isura yawe burya ibonwa n'abandi kuruta wowe ubwawe. Ntuzabangamire abantu bareba isura yawe rero kubera ibibazo byawe batanazi. Icya munani, irinde kuvuga abandi ngo ukundwe. Muri make, irinde amazimwe. Hari igihe kuvuga ibibi wabonye ku bandi bituma abantu bagutega amatwi, ariko ubikora aba yisuzuguje. Mu gihe uzi neza ko ibyo ugiye kuvuga ku muntu bitari byiza, nubwo waba ubizi neza, jya uceceka, kuko kubivuga nubwo bitagusuzuguza mu gihe ubivuga, nyuma yaho uzasuzugurirwa ibyo wavuze ahahise. Ntukemere ko amazimwe ava mu kanwa kawe, ahubwo uzaharanire kuvuga ibyiza ku bandi. Icya cyenda, tekereza mbere yo kuvuga. Ubushakashatsi bugaragaza ko 80% by'abantu bakuzi bakubahira ibiva mu kanwa kawe. Ibi bivuze ko uko wambara, amafaranga utunze, aho utaha, amashuri wize n'ibindi bikubahisha muri 20% by'abantu muziranye. Ubwo rero jya wirinda kuvuga ibyo utatekerejeho. Kubitekerezaho bisobanuye kureba umumaro birakugirira wowe ubivuga n'uwo biragirira ababyumva, kandi ukibanda cyane ku ngaruka mbi bishobora guteza. Icya 10 ukwiriye gukora kugira ngo ube umuntu wiyubaha, wirinda agasuzuguro. Buri gihe jya ureba uruhande rwiza. Nubwo wahura n'ibibazo, jya wiremamo umutima mwiza, wiha icyizere cy'uko birakemuka vuba. Uko niko bikwiriye no kugenda kuko ufata abandi. Jya ugerageza ubashakemo ibyiza kurusha ibibi byabo. Ibi bintu bigera ku 10 uramutse ubikoze, ntacyo waba, kuko nta n'amategeko aharabihanira. Ujye wibuka ko buri kintu kigira igihe cyacyo. Hari igihe cyo kuvuga n'icyo guceceka, igihe cyo kuba uri wenyine n'igihe cyo kuba uri kumwe n'abandi, kandi n'ibindi byose byavuzwe muri iyi nkuru nuko bimeze. Buri kimwe kigira igihe cyacyo. Uzagerageze gukora ikintu gikwiriye kandi ugikore mu gihe gikwiriye. Nubikora, abantu bazakubaha.